Alright, ngira ngo mwabidusabye muri benshi cyane abakunzi ba Jaras Official n'abandi mwese mwarebye ikiganiro twagiranye na Blaiton Patrick umuraperi. Ngira ngo ni ikiganiro kireke mwarakibonye ariko byaje kurangira nyine tugarukiye hariya. Uyu munsi namugaruye kugira ngo abamara amatsiko batarashize amatsiko mubashe kumva uko ibintu byarangiye, uko ibintu byagenze. By'umwihariko ngira ngo icyari kibateye amatsiko ari naho twagarukiye ni ku rupfu rwa nyakwigendera umuraperi mugenzi we POLLY. Ubushize Blaiton twatandukanye umbwira uti indoto ati agafilime kacaga kuri televiziyo gasa nka ariko kandokoye. Hari umuntu udahita byumva rero ngahita avuga ati ese filime yakurokoye ite? Blaiton tunakwakira ngira ngo wenda wahita ukomereza ukatubwira indoto yakurokoye ite? No kuvuga ubundi indoto ngiye jana ntago nakubeshya ntago njya ndeba mu vinyarwanda. Ariko gira icyo rakubwaga uburyo indoto yandokoye nuko ibintu byatumye tubura uriya mu legend, ibintu byatumye tubura uriya muraperi twemera urimo ko mu bapeti b'ikige bari gukora hip hop nkeka ko yabigizemo uruhare benshi cyane. Ari ukubera ibyo yatweretse n'ibyatugaragarije natwe tubona ko bishoboka. None anadukundisha hip hop bitewe n'ukuri yagaragazaga mu ndirimbo ze. Yari umuraperi nyine ukomeye nk'uko biza. Rero nyine nk'uko nakubwiye ati indoto niyo yandokoye. Urumva njyewe nari ndahantu ikinyobwa yanyweyeho kugira ngo tube twamubura aho cyari kiri. Mu by'ukuri icyo kinyobwa nyine nahavuye cyamaze gukorwa yewe nanasomaho ariko nyine numva ndahabye kubw'amahirwe azamo iyo filime nakubwiye yitwa indoto njyewe njya kuyireba. Ngiye kuyireba urumva nibwo umusaza yaje kubinywaho abihawe nyine na n'uwo twita murumunawe wari uri hariya. Birangira mushyiriye aranywa mu kunywa urumva ikintu navuga impamvu njya amahirwe ubundi nuko nanyweyeho bike. Iyo nza kuba nanjye naranyweye byinshi nanjye ntago mba numva ko aka kanya dushobora kuba twari turi kumwe, cyane ko no ku bandi bantu bagiye babinywaho harimo bagiye bagira ikibazo cy'amaso ku buryo nta cyizere ko bashobora kuzongera kureba neza. Gusa RCS nayo nasize n'ubundi birimo bagenda bavuzwa bitabwaho cyane kubw'amahirwe n'undi bagenda bagarura ubuzima. Gusa wenda wowe wari uri kuri tele wari uriyo nubwo nta wishimira ko yavuga ngo wari uri ahantu aho naho ariko wari uhari. Ni narwo rugendo twahereyeho tuganira, wenda tuzaganira n'ibindi bintu abantu bazamenya Blaiton ni muntu ki mu bijyanye na hip hop, mu bijyanye no gukora rap. Ariko kakanya turi kuri urwo rugendo tukiri aho ngaho uravuga uti iyo nzoga nanjye nayinyweyeho. Mu by'ukuri iyo nzoga yari ikoze ite, yari imeze ite ku buryo noneho unaduhe detail yuzu ukuntu byagenze kugira ngo POLLY twumve ku itariki 2 z'ukwa 9 mu rukerera abitswe. No kuvuga ubundi iriya nzoga yari ikoze muri alcohol, amazi ashyushye n'isukari. Nizo material zari zigize iriya nzoga. Rero iriya nzoga urumva kuba umuntu aba ari hariya wenda sinavuga ngo iki yumva ko cyane ko navuga ngo abatipe tuba twikundira ibintu by'amaswingi ukavuga ati n'ubundi nzasubirayo bitari vuba. Urumva twahise twabonye kiriya kinyobwa icyo nuko n'abatarabashije kukigeraho buri wese ari kukinywa. Iyo tubona amahirwe yo kukigeraho twese uko twari tubaye ariko nyine cyagezweho na bake. Rero abundi bari bagikoresheje bari benshi ariko noneho nyine impamvu umusaza cyamugezeho ingaruka nuko ari wanyweye cyinshi. Icyo nakubwira rero ubwo ndumva hari nko mu saa 3 iyo produit imaze kuvangwa nsomaho iriya movie ijyamo njyayo njya kureba movie kuri site mu gitondo ku itariki ya 2 z'ukwa 9 ndakeka nibwo nyine hari imbere buri RCS twitaho turavuzwa kabisa nta kibazo kuri gahunda. Rero twagiye kubona nyine turi kureba aho ngaho ko agaklinike ko mindani gaturanye no kuri site nareberagaho movie. Yambona umusaza baramuzanye kwa muganga atameze fresh ubona yanegekaye. Nge sinakubeshya umutwe wanjye nese nekereza ko ari bya bindi ko nanjye nubwo nari nanyweyeho dukeya numvaga ntameze fresh. Wari yumvaga? Numvaga ko ntameze fresh mu nda no mu muhogo. Ikintu cyaje kuba numvishe ngize ubwo nese mbitekereza ko ari byo
koko nananetse amakuru nsanga ni ingaruka za bya bintu yanyweye nanjye nari nanyweyeho. Umusaza bamwitayeho ndakeka ku mugoroba nko mu masaa 10 ku itariki ya mbere nibwo bamusohoye bamujyana kwa muganga nyine aza gutora agatege bamugarura ubona asa nk'uwatoye agatege. None aho ubwo byongeye kuba ni mugoroba mwijoro nibwo yaje kumererwa nabi cyane ku buryo bukabije bamusubiza kwa muganga bahita bamutransfera nyine bamuzana kwa muganga kuko wanagiye ujya kuveba RCS bwo yababeshye. Hari ukuntu abantu bakeka ko ngo atari biri byamwishe babeshye oya pinge nari imari uko niko kuri biriya nibyo byamuhitanye ariko bamwitayeho uwo mugoroba bamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga ku Muhima bamwitaho urumva nge nari ndimi ndani ariko story nubundi binatukananye. Hari ikintu yaba yarakubwiye cyangwa mwarahuye wenda mukavuganaho mbere yuko aremba cyane wenda ijambo wibuka rya nyuma ijambo nibuka nuko nibuka wavunanye nawe mu banyuma nk'ikintu nibuka nuko nibuka ko ku mugoroba nubundi avuye kwa muganga nageze mu rugo aho yari aryamye nyina ambwira uko yiyumva anganiriza uburyo umubiri yiyumva nyine ambwira ati mu gitondo nari mpfuye mu gitondo nari meze fo tariko aho bamvaniye kwa muganga serumu wana yagize ikitanga ati n'imiti bamaye ari cyatanze ati ndumva agatege gasa nk'akagarutse tu ariko nyine ukabona ko ashobora kuba ari kwikomeza nta mbaraga afite nyinshi cyane tu ariko ukabona bitandukanye n'ukuntu yari yasohotse mu gitondo agenda. Hanyuma nkuko bivuga n'ubundi kuri case ya Jepuri hari amashumi cyangwa se hari abo bareganwa ndetse twumvise ko nabo byabagizeho ingaruka batu ntago bareba neza bagize ikibazo cy'amaso nyine urebye ari nk'udutsi dushobora kuba twaragize ikibazo. So ngira ngo Blaiton wenda uri kudusobanurira neza ariko uraza kwihangana dusobanureho. Icyo gihe urumva Jepuri yakonsomye inzoga ariko niwe ugize ikibazo kiruti cy'abandi. Ni iki kintu kihishe inyuma yo kuba Jepuri yaranyweye inzoga nyinshi kuko urumva hari byavuzwe byinshi akaba ari nawe nyine ubigwamo nyine ntibibekana kandi no kuvuga impamvu abandi bose ubona ingaruka zageze babaho ari ntoya cyane kuzuriya mugabo uko bimeze Jane wanyweye ntuza kantite nyinshi niwe wanyweye inzoga nyinshi bityo nyine urumva ntibyari kumugiraho ingaruka kimwe nabanyweyeho bikeye. Urebye nuko kandi none cyabiteye kugira ngo nyinshi nuko uwo mugabo yari yabipanze kari bumwe oya urumva nta mbaraga we yaramuhamagaye bisanzwe ukanze yahamagaye muri umuntu bari kumwe kuri dossier aramubwira ngo ino nkusomye aramusomye muri umuntu we yumva ko yarabikunda sinakubeshya nanjye nsoma numva gari rikeri ya danger ntanayeruka mu gihugu nanayerukaho yarangije rero urumva Jay nawe shobora kuba yarabyaragenze nkuko nanjye niyumvaga nyinywa uko numvaga nduhutse no kuyikumbura bituma abasha kuba yanywa byinshi wenda kandi umubiri burya umubiri wacu nubwo uteye kimwe ntago wakira ibintu kimwe yampaka bimugiraho ingaruka kuriya. Kuri analize yawe nk'umuntu wari ubanye n'abo bantu bose utekereza ko ari iki cyatumye umusaza hinzoga Jepuri nyinshi? Ntagare wayimuhaye nyinshi iko urumva Jay amaze kuryoherwa yamusabye ko yakora nindi hakorwa nindi ntago ari we wamuhase inzoga nyinshi ahubwo urumva we yararyohewe nkuko nangerega nakubeshya ko ratagiye bikubwa kuretse iriya ndoto yandokoye nanjye mba naragotomeye da none se nkubeshye aho nakubeshye birumvikana umuntu uri mu buzima atishimiye kubona ikintu kimwibagiza. Nabizi ukuntu mu gihugu twatwikaga ama weekend yagize amahirwe nkaba nari mbonye ka rukoro byari danje nuko akabigasekwa nk'akezi nyine byatumye tubura umusaza. Aha nukwihangana kandi ngira ngo twese byatugezeho kandi twarababaye mu kigero wenda gitandukanye. Ngira ngo wenda bimwe mu byo wagarutseho mu gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye harimo ibintu bijyanye no kuntu imbere kuba mu rugomo ruri hejuru. Biriya bintu byanteye amatsiko yo kwibaza kuko numvise
nkuko wavuze uti no mu ijoro nyanekereza ko abantu bazaba barutana numvise bishoboka ko hariya umuntu ashobora kugeramo rwose agakaba akabasha no gukora ibara rirenze nyine bigenda gute mwikonekta gute n'abashinzwe umutekano abashungagereza iyo umuntu akubise undi nyine ku bintu bijyanye n'urugomo ndashaka kugira ngo ubisanisha n'ukuntu bigenda nyine kuko ariko muri za sirenge kwa kundi bambwira ngo ubushize oya mbere urabona mbere ubundi mbere hari hakirimo ibintu by'obyabwenge ewana habagamo urugomo n'ubujura bwa hatari ako nkuko nakubwiye ugasanga RCS nibizi biberamo indani nyuma rero hajuriya Kayumba ibintu byarahindutse ya urumva hariya habagamo za makuru kwanza turabizi no mu gihugu iyo umuntu yasinze uko ababona mugenzi we yakonyeka ko n'abantu hari twari dufunganywe bazira urugomo abenshi barutewe no kubona ubusinzi harumva n'imbara n'imibyabwenge wasangaga wagiye guhinduka atashye ahubwo arabaye mubi kurushaho ewana harimo igiti abakubitana cyane mindani ubwabo mu baroko ariko noneho nyuma aho RCS yabashe kumenyera amakuru bamenya ko imbere nyine bamwe wenda mu bahabwa ubuyobozi cyangwa nyine ubushobozi buri hejuru batsikamira bagenzi babo ya ibintu aje gukorwa inama na RCS iraza iratwigisha bavuga ko twese turi abagororwa ibintu bigenda bihinduka kugeza aka kanya jara kiragiye kwanika inkweto abaguyicaye iruhande ariko bibena byarabaye neza kabisa inkweto yisigaye rukigira no mu nzu ukagaruka urebye na RCS ibintu yarabihinduye cyane ibintu biri kujyamo neza mu magereza kabisa ngewe uko siravuga mu magereza yose byagenaga gute nk'iyo wenda umuntu yafatwaga yakoze urugomo ubakakanya kugira ibyago rero ukagira gutya abavande uri kuvuga ngo urugomo ukubita umuntu wajya kurambura urushyi se ahubwo wamututse nk'igitutsi bino bitutsi bya fake by'abantu badafite discipline urashye urakubitwa nta bundi bugoma ari ukugukosora baragukubita tu ugasubira kuri gahunda ukavuga ati kuburira jambo ntago byashobora koko ngo nkande preven simbe narivuze tubuna rivugiye iki ko mwuka byaramwe ariko je sinakubeshya wenda no kwavuga ngo agaho kari ko ndi karahandurika ngewe ntibyari kumbaho kubw'ikinyabupfura mama yantoje ariko hariya nawe nyine ari ukuntu arebaga none wanareba ukuntu umuntu uziyinjiye cyangwa umuzanza areba ikinyabupfura atahanye kayeto vuga RCS igenda uragorora hariya wana gutuka umuntu kwiba wana kuba noneho wakumva ngo hari ikintu bagufatanye uretse ko ubu ntibikibaho RCS ibyo bintu byabishyize ku randi arabikemuye wenda iri kurwana n'ibindi ahubwo uburyo hazajya habaho ibyaha bike n'iki ariko abo nta bintu bimeze gutyo Blaiton hari akantu nshaka kuduha experience ko numvise Jerry's yose hari ahantu ushobora kuba warazengurutse hari akantu nshaka kuduha experience y'ukuntu bizi wenda n'amakuru niba byaranacitse tubwiye ibyuzi n'ibyo waba warabwiwe nta kibazo hari ibintu numvise hari n'ibintu bakunda kubwira n'abantu babona nk'umuntu byibike nk'uko kwa Keve bati niba gufunga ati shate atuzabura nyine ibyo bintu byo byaraba bati bazakurya nyine ibintu nk'ibi atareba icyo gitaye cyane shate wogezemo nyine no ubufrawuni cyangwa tujyo dukunda kwita ubupede ibyo bintu byarabaye ariko ugasanga ngewe uko nabibonye abenshi babiterwaga n'ibiyobyabwenge ugasanga niba umuntu hano mu gihugu yitera heroine turayizi twese uburyo byone no mu gihugu baba bameze umuntu nagatinya gufata ibubo ya mama ngo ayijyane ku isoko hariya bikamunanira kubyakira no kuba muri iyo situation byamara kumurenga kandi nta bushobozi afite kandi wenda abasha kuba bibona ko bihari akaba yagira ute yakwemera gakorerwa ibintu bibi kugira ngo abibone ariko ibyo byose kuko byarabaga ariko bibi abantu urebye byarangiranye no mwaka wa 2019 ubundi rwose have ubu ngubu koze iryo kosa bakwikoreza Google ugahanwa nta nubwo bigikunze kwaba ko no kubikora ubwo ni danje ko hari abana bajyayo ngo bakagaragaza inzara hari nyine ukagaragaza nyine ubushonje aho ngaho urumva bose batagufatira nako yatugiza ngo ibiryo hari abantu barapfuye mu mutwe hari abantu barapfuye mu mutwe hariya rero iyo kubonye wowe wazanye ibintu by'inzara yashoboraga kuba yagushuka akaba yabasha koko kugukorera ibyo bintu ariko nge ndashimira
ewana RCS ibyo bintu byizaho cyane bishoboka kandi icyo nzi cyo ukora yibonye muri gereza amageragere yo gereza wavuga ngo ibamo ubwoko bwose bw'abakoboye abantu bigira kamugi agwambwira ko ahandi byaba biriye biragoye ariko tu byarahoze ari kubona kabisa byaracitse ibintu ni fresh. Aha hanyuma rero Blaiton yora ngira ngo Natino ni umuntu wawe nibwo ndi gusubira inyuma kugira ngo nsohoke muri gereza kuri ba bantu bakunze rap ya Blaiton ubushize ntabwo twiye tubikomozaho cyane kuri ubu ngubu ni ibiki byo kwitega nk'umuntu wagarutse narakubwiye ubundi ikintu nzi kimwe ibyo nakoraga hari ahantu ni ishuri jara hari ibintu ububonoka ahubwo kabona ko ari warasaze nawe utabizi yanjye sinakubeshya hari ibintu nk'ubu experience mfite nuko nasanze ubuzima inshuro nyinshi tubamo usanga twibera no mu byaha ariko tutabizi ahubwo gasanga nicyo wowe wakazize si cyo uzize ariko mu by'ukuri kuri experience nakuyeyo byatumye na punchline zihinduka ubu bintu nazanye ni bishya yewe ngiye kuba kubita imizigo myinshi cyane ngiye kuba kubita EP yitwa Zinedine Zidane ubundi yewana singiye kukubeshya ibintu birari neza cyane. Okay nta kibazo reka twizere ko Zinedine Zidane izaza vuba cyane nyamara dukora ikiganiro hagahita hazamo imvura niba bakiba kiguhabwa umugisha iba yafushye nayo nagive inyifuriza ibyiza reka twizere ko kiba kiri guhabwa umugisha hanyuma turi no gusoza rero ku muntu utarafungwaho Blaiton nk'umuntu wafunzwe agakatirwa imyaka 10 akageraho nyuma akaba umwere wabonye byinshi nko kuvuga uti harana nabaye professeur sinkeneye iyo kaminuza niyo masters kubera ko namaze kubibona ni ibiki bintu wamubwira bike bya experience by'ibintu agomba kuzitega kuko buya ntawe ubigena ushobora gusanga mu badukurikiye niba ari 5,000 hazavamo umwe agafungwa nawe turi kubyifuriza ariko nta n'uwabivukiye niba wenda uri bukoresha ingero niba uri bugeze ute ariko byaba byiza ukoresheje ingero ibintu agomba kwitega urumva ko ubushinzwe atubwiye ko umuntu yakinjira bashyira ku gitiyo kwanza ubu ikintu mu buzima bw'indani ni biki bintu yakwitega wenda bisa nk'ibiri hard bikeya kugira ngo twite tunasoza jara ugira ngo ndabivuga mu magambo menshi urugero iyo turi hanze ubusara umuntu waza ngo akubeshye ngo yarihagije mu bintu byose kandi akora ashobora kuba agenda n'imodoka rya neza arara heza Ewane bezwe zose azirangiza uko yabiteganyije none baze rero kugera ahantu biri busabe kusaba ari ikintu nakuboneye cyo buri umupapa uhageze uhinduka umwana imbere y'umwana wawe cyangwa ya mama wawe cyangwa papa wawe kuko nge nakubeshye mu kinyarwanda cyiza nabivugamo ubuzima bwa hariya ikintu nabivugaho nuko ubuzima bwa hariya bunini nubwo gusaba aho nawe jare baze kuba uri mu buzima busaba warihaga ubwabyo byo nibyo bintu bigomba gutuma utinya cyane igisa nkacyo ko ngewe nimba narasabaga bo nimye babukakaye wa muntu we kwinjira hariya ni danje ariko uzikona nka ukifuza ikijumba kumva wifuze kurya ikijumba utaranakiryaga mu gihugu buzima bwarabwo ni danje ndashaka kutubwira ku gihuha kibafasha gukora uburoko igihuha undi ari principe rubishe iya mbere ni love myself iya kabiri ni igihuha ari igihuha gikora uburoko jari umuntu ashobora kwifata mu gitondo cya kare kikwereka ko agahinda kisha abantu mu gitondo cya kare umwaka yahita avuka agakongeza igipangu cyose ateje ubundi nama wa minisitiri ricara ati kandi ratanga imbabazi umva abantu bose n'abatabyukaga bawukora ubona bishimye uziho no ku munsi wo gusomerwa imyanzuro yavuye mu ntuza imyanzuro yavuye mu minisitiri no musaza utarumvaga radio na televiziyo muri kubyigana cyane ubwo rero iyo amakuru arangiye bakumva nta mbabazi kumva bari imyoje ariko icyo mbakunda abo barabaye nk'abana mu gitondo hagize n'ubeshya akavuga ati none ngeye gutya narindiyo ku ntego rero kuba umuntu mwambaye kimwe mubibona ko mwambaye kimwe ariko akaba yakubeshya ko mu gitondo arari ku ntego ukabyemera igihuha cyo harakira gukora byatari ni danje warambwiye bushize turi kuganira uti bagukubita amakuru ati kuyo hanze yo bibari ibindi bintu ayo hanze bari danje none se ubu ngubu reka ngira ikintu nkubwiye sinabaye imyaka 2 gusa mvuyeyo narebye kuri televiziyo mpita mbona
bura nyine hari umuhanda w'ahantu mu Gatsata igikabuye mu Makawa impita mbonamo kaburimbo hari ivumbi rya danje rero hari umuntu ashobora kwinjira amaze nk'imyaka 3 akahita kumvisha uburyo guturuka Nyabugogo gutya ku kiraro ukaza ukagera nka Sonatibe hasakaye ntago rwose imodoka zigenda munsi harasakaye nta zuba naki ukaba wabyemera da kandi ukabyemera wishimye ugasanga umuntu uri gukubita icyo gihe ari nk'umuntu wasanzemo aha hari abarahererekanya amakuru ngewe ndazana ikintu nyikubite keve gikubite jarasi gikubite tiro kigere kwa runaka mpaka kandi buri wese akubwira ko yabyiyumvi nta numwe ukubwira ngo nagikuye aha arakubwira ati nge nabyiyumve gutya kurira yati yihe aranayihimba no waza gura nundi yabibwiye nawe akaza kuganga byana ati ibintu nokuri ati twatashye reka tuzinge byahe ni ikihe gihuha cyabaye uriyo utazibagirwa ukavuga uti ahwi igihuha nta n'ikindi rekana nakubwizwe nagera n'ukubwira niyo ndazaba kubeshya ha igihuha gishimisha umuroko no gutaha nuwaje mu gitondo abateze amatwi igihuha cya mbere n'ugutaha ibyo kuvuga ngo ikindi kintu nabonye ko gereza ari danye ubwo uzi nko kuri Noheli cyakubunane gutya twariye agaceri ubona abantu wagira ngo Imana yaje ntago bisanzwe ugasanga umuntu witaga nk'umukapo cyangwa abantu umuntu we mutajyaga munaganira mugahuriyeho hariya mwagiye kugafata ubona afite ibyishimo ari noza akakubwira ati ngenda gutumira umugati kabisa w'ikijana atari kwa kugapura nako ndagashaka dajari anarumiwe cyane danje bro idanje n'ubuzima bunini cyane ariko bwo wabaye umwere n'amahire niyo cyambere kandi nicyo umunyashimira n'Imana ndanashimira n'inkiko kugira ngo muri comment ku kiganiro cya mbere part 1 tuganira abantu benshi baravuga bati nyine ati nubugira neza nyine bw'inkware urumva ati nyine waratabaye bizira ariko nyine ubwo byarangiye ikiza narabishabera bw'u Rwanda burakora ndabashima cyane kabisa kuko hariya abarenganwa bararenganurwa aho bagera bakarenganurwa kabisa abantu nshimira ubutabera bw'u Rwanda cyane kuko hakora ibimenyetso nacyuwe n'ibimenyetso nta kindi ni ibimenyetso biba bigomba gukora mu rukiko ubifite uratsinda utabifite uratsindwa kandi nkeka ko natwe mu buzima busanzwe ariko bimeze kugira ngo uze unyaprocinga ku kintu runaka nuko unyereka ni na proof oya nibyo kabisa rero nanjye icyo nshimira ubutabera bw'u Rwanda iyo hari ibimenyetso nabwo butanga ubutabera bunogeye ashimira na RCS ni danje ngewe narinjiramo ibintu numvaga naragensanga ntago ariko biri yarabihinduye ari abana bari kuri discipline wa mugabo kandi none nabonye ibintu byo kwiheba nabake haba ama club football piti barakenara iyo ikipe yitwe na Esperance iyo zakinnye bara amateka n'ibirori niki urebye gake gusa nanone wavuga ngo n'ubuzima bwiza ufunzwe hari ibyo ubutemerewe nimba sanywaga gacupu kabutakabona kabutanabona n'ukuntu winyesa aza niyo arya iyo mwari mwanyweye ni metanol anza ari benzine ni benzine danje nangwe ikintu gikonsoma indege muri abantu ni danje anyway bro yola ndagushimiye rero reka tukubwire tuti keep it up ngira ngo wasanze ibintu byarahindutse industry n'abanyarwanda ko barahindutse mu mitwe basigaye baza akaziki ubuse wababeshya ishwe ntago wababeshya reka dusoreza ahantu ho gutanga proof cyangwa ibimenyetso nkuko nawe wavuye mu rukiko utanze ibimenyetso ubakubita akavasi gato kushaka ko ariko kose akariko kose bite dufungiraho ngo nagarutse bushya mu ruganda ndabikora kugera wakanda nubwo mu byumva nagahinda ndabizi ko muzabikunda ko bitugometse bonda gushimutinjyana niyo gahunda baby yawe nyemera ko biva wawe nzanirike pazo mu gikoni beach mfipero dashya mfite speed mu maguru yanjye kuko nakingiwe mbasa mayibobo kwibarazi nigamwinjyana nazisubije ku idarasa bangi baby joro n'amanywa ndi Kigali nazitaye butamwa polisi binazejeri ni gatitane Brighton tayisoko soko mura na fiza ncurangira soro twandika mu makayenduka nka
vibe iminsi mike tuba twembesa yiko ngaruka gukamera imihanda nka Faizo cyurira imanga nka Chick Norris muracyari hasi nka Baby Police imyo mirongo yanyuze y'ubwoba vuba bwango monage mondies ngo nyine nukuvuga gahunda niyi nta yindi ni EP naguteguriye ewaniro nka boro yitwa akazi iravuga Bebe ku kibunyi giraho Maria kanico nayo korari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi yoroka ikimuma kagusabye ukamuha gumumakanire ntaribi nanajya imihanda nkasumba kubiro kutinginga muri nje niyo ndayiroka yanjye nywa magacu kwa Nyasibo Bebe ku kibunyi giraho Maria nico nayo korari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi yo fata ku mavuta kagusabye ukamuha gumumakanire ntaribi nanajya imihanda nkasumba kubiro kutinginga muri nje niyo ndahiroka yanjye nywa agacupa kwa Myasiro mfite uburambe ku kazi baby don't worry nushaka ureke nkoruza mu pesa mani katira kimumo kuko nta kazazi iwawe muri cemba nahagira muhazi nagutwara mpaka ugeze iyo ujya nta Ferrari nkagera ku kazi nzindutse my baby ushatse nakora 28 sinkeneye umusimbura ku kazi kanje unyizeye mabuja sinarya ruswa customer care ntange tumugaruka gukoresha iniga nkanjye ntangaruka nako nawe ndabibona yuko wisanura bibi ku kibunyi geraho Maria kanico nayo kurari mihana ndagusaba akazi ukankatira kandi yo Emire nakagusabye ukamuha ngo mu makanire ntaribi nanajya imihanda nkasumba kubiro kwindinya niyo ndahiroka yanjye nyanywa magacupa kwa Myasiro mfite uburambe ku kazi baby don't worry nushaka ureke nkoruza mu pesa mani katira yago kuko nta kazazi iwawe muri cemba nahagira muhazi nagutwara mpaka ugeze iyo ujya nta Ferrari akabaho mu gipangu rero fata yaguirene none basubuje aho baherereye nibo bantu nzi bashaka kuba banyubahira ibintu nkora cyarekuye n'umuntu nahuye nawe nabo barahuye ari abanyunyi mbese batazagira ngo uno umufaransa n'abaciye umugari ngo joro tangare vraiment ngo apre nyuma ukatirwa life continue joro tangare kwere ya ndi mu gipango ndafunzwe njyaho ndi nawe ndigonze gusa muri minadoro ndarinzwe ndaho umwana arira nyina niyumve ese naha nabwirwaga kumpe ubu se nzamenyera ubu buribwe no kwiyambaza Yehova wenda zanshoboza kubwe nta rukundo rubaha kuri buri umwe hatitawe ku cyabwo twese turya kimwe ni hamwe ikigori kingana inkoko erega nibuye rikomeza amenyo nta gutorera hako nkoko nabuze numva kwibona mwe gusa ubwanjye mukoze mu kato mwubuze mutina kwibagirwa iyi foto ubu uko bukorwa n'isukari utayifite bari ku mihari nageze mpabura umwe kuri visite sina habari simenye ko wasuwa kurebana imihari sinamenye ko iyi mikino ari y'ubuserire mwishe nahaza ingeri zose mu gipangu ndi kumwe n'abanyemari sibo gusa n'abanyamashuri gusa niri naryo ni ishuri wallahi isomo ry'ubuzima n'indi digiri nahaboneye abapapa n'abana babo bararana muri mitaraso mvuga hano mu nageze mbona aho kuryama ari hato simenye ko buri wese arara 40 nkabona buri wese yihugiyeho ari bize wagira ngo ari muri plan z'akazi aha dutuye mu midugudu n'akagari wallahi uyu murenge ni mu gusa icyahabuze nakabari nta nyama burya nta pushe sinasobanura filime zibera ngo nzirangize narumiye mpabonera byinshi bikaze burya sikaragese gutse mucene haba n'abasa namenye byinshi nka werewere disease iterwa na mark de vitamine ubuse nzaba umwere nahe bas ubuse nzatana amaguru Rabis uwa mu mahirwe yo kubona inshuti zanjye nka zitera peace cyangwa se sheri wanjye nka muryaga kiss narotaga se basi nkangutse nkiri kumwe naba akomeza igitondo subuziruzuye kadede ndumva ivuze reka mbyuke gije gufata ubuyi bitotsi bye mama na papa ndabakumbuye gusa mukomere ntacyo mbaye mwarakoze cyane ndabashimiye mwarakoze nimwe mwahabaye yaba atari mwe simba mpavuye byanashobokaga ko naba mpaguye ngo ntera pirera maniga nkaroba na kipa nkashyira umupira mwizamu abafana bahora ninseko nibyo mora mbaho ubutamu Zinedine Zidane ntamusimbura ngira wallahi equipe ndi mihori iyoboye izi ninjye kapiteni miyo brasa ninjye ruri modo watwaneye imana ndacaza mpaka nkanatsinda final wampaye passe ajya guserebura stade ratigiti yonteye kufa subiza yamerwe ntiwabona ngura godiyo yanjye ni sikari bebe mukoca ari we biti kofi nagajya tuza ntarabona intsinzi imyitozo myinshi je nubaha akazi kontarirangira mitansi nyandi bebe ndacenga nkatuza nkashota nawe uzi induru nyinshi ugafana yinjira isohoka nkrampasoma beboni Zidane si Maradona Musa yola naze muri Miradoro Minadoro ni Minadoro ni Brokimwe Minadoro ni kakaboro uzakundure nkana bari abasirikare akaboro uzikaba kari hejuru barindiramo umutekano ira niyo Minadoro Musa
Ari block imwe ubwo yo muri gereza yitwa. Oya. Ni karakana abicemo ducungiye umutekano gutya gutya. Okay. Bro man, reka tutegereze EP. Yo. Ku munsi w'ejo nta gihindutse. Tuzaba turi muri Flash FM. Ko bimeze. Urumva? Banze mbakubitse. Batazagira ngo. Ubwo rero noho ibindi wakoze kandi. Aha, jara nawe wakoze ariko ntibazajyane ka gatwiko nk'akaba abahungu basikayito. Abonye bamamaye kubera umunwa nge ndabakubita n'ibikorwa ariko bonde batazagira ngo. Nge nta nubwo njya nkina n'inkende. Ese ubundi ko nabonye ibiti byaranyereye zizuririraye. Bihorere. Naje. Nuko bimeze. Asante sana papa.